Mbifurije amahoro nshuti bavandimwe muhererese mu mpande z'isi. Njye gusuhuza nkaba ngiye no kukugezaho iki cyegeranyo ni Lion DAMOUR 777 kuri mikoro. Ndabakunda cyane. Reka nkubwire nti wowe warakoze kuba warakoze subscribe. Bwira n'abagenzi bawe namwe kandi mubikore. Mukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. No mukinnyi wa handball ukunda gusoma ibitabo ndetse akaba akunda na politike. Ubuzima bwe bwose bushingiye ku kuba yakora siporo ndetse akaba ashobora no kumara iminsi 3 ari ahantu hamwe asoma ibitabo. Abazi kuri Kigali International Library cyangwa se Public Library baramuzi ko ajyaza akikingirana ahantu wenyine agasoma ibitabo by'ubwenge ndetse n'ubuhanga atitwaje mudasobwa ndetse na telefone. Reka rero tubavuyire imuzi n'umuzingo bumwe mu buzima bwihariye bwa mistre pridance Sebahizi. Bana natwe kora subscribe, like, share na comment ubundi ujye ubana natwe buri uko dushyizeho video ujye wimenyera iby'ubwenge bizagutsindagiza kugeza mu zabukuru. Iminsi 10 irashize Sebahizi Pridance agizwe ministri mushya w'ubucuruzi n'inganda asimbuye Professeur Jean Chrysostome Ngabitsinze. Benshi bacyumva izina rye batangiye kuzingura za mudasobwa kugira ngo bashakishe mu by'ukuri izina Pridance Sebahizi uwari we cyane ko ryari izina ritari rimenyerewe cyane muri politike y'u Rwanda. Nubwo yabaye mushya kuri bamwe, Sebahizi Pridance amenyerewe cyane mu bucuruzi n'inganda yarangije kuko abizwimo cyane. Imyaka ni myinshi ndetse hakaba yarakoze inshingano zinyuranye muri iki gisata cy'inganda n'ubucuruzi. Mu kiganiro cyihariye yagiranye n'igihe ndetse na DAMOUR TV show yagarutse cyane ku mirimo yanyuzemo mbere yo kugirwa ministri mushya w'ubucuruzi n'inganda, indangagaciro zikunze kumuranga nyuma y'akazi ndetse n'inshingano ku bakiri bato. Tariki ya mbere Werurwe mu 1978 nibwo Sebahizi yabonye izuba. Yavukiye mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, ari naho yize amashuri yabanza. Amashuri yisumbuye yayize muri Groupe Scolaire Don Nyabikenke, ubu ni mu karere ka Muhanga, aho yize ibijyanye n'ubukungu ndetse aza gukomereza amasomo nk'ayo muri kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare. Kuri ubu Sebahizi Pridance afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu bijyanye n'iterambere mpuzamahanga International Development Policy yakuye muri kaminuza nkuru ya Seoul muri Korea y'Epfo. Ni umuhanga ku buryo buhambaye. Abo biganye muri za kaminuza izo zose nagiye mbabwira haruguru no mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye barabihamya kuko ntabwo yigeze amenya umwanya wa kabiri uko witwa. Yabaga uwa mbere kuva atangiye primaire kugeza arangije kaminuza i Butare kugeza agiye i Seoul muri Korea y'Amajyaruguru. Kuri ubu Sebahizi nkuko nibabwiye nyine afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza yakuye i Seoul, ariko akaba atari ibyo gusa kuko yagiye akora n'amashort courses. Afite ama certificate agera muri 43. Ni umugabo rwose w'umunyabigwi kubera yuko yakomeje kujya akora ibintu bigiye bihambaye. Ari nayo mpamvu Perezida wa Repubulika Paul Kagame Imana imuha amahoro n'imigisha yamugiriye icyizere akamugira ministri w'inganda n'ubucuruzi. Sebahizi Pridance akirangiza muri kaminuza nkuru y'u Rwanda yahise aba rwiyemeza mirimo ndetse yiyemeza gukora buri kimwe cyose gishoboka ngo afashe umuntu kubona amafaranga. Icyo gihe nibwo yatangiye no kujya afasha abandi ba rwiyemeza mirimo bato mu birebana n'ubujyanama n'amahugurwa. Hagati ya 2004 na 2005 yakoze muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda nk'umukozi ushinzwe gutanga ubumenyi mu guhugura abantu batandukanye. Muri 2006 yashyizwe mu itsinda ry'Abanyarwanda batangije imishyikirano y'uko u Rwanda rwakwinjira mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, East African Community.
Sebahizi Pridance yaje kuba umujyanama mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, aho yakoze mu biro by'uwari minisitiri icyo gihe Louise Mushikiwabo kugera muri 2012. Ahangaha mu myaka 6 yamaze muri bino biro bya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, yagaragaje ubudahangarwa, agaragaza ndetse n'ubushobozi bwo gukora ibihambaye. Ni naho yakuye mu by'ukuri ubumenyi ndetse n'umubano uhambaye cyane na Perezida wa Repubulika. Muri uwo mwaka kandi urugendo rwo gukora muri leta rwarahagaze, kuko yahise agirwa umuhuzabikorwa wo ku rwego rw'igihugu w'ihuriro ry'imiryango yigenga yo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ibyo bita East African Civil Society Organization Forum EASSOFI, kugeza muri 2014, aho yamaze imyaka 2 agaragariza n'amahanga yuko ashoboye, agaragariza abaperezida bose bo muri East Africa yuko ashoboye kandi koko afite ubudaheranwa ndetse n'ubunyangamugayo mu byo akora. Yahavuye yerekeza muri Ethiopia muri 2015 gufasha umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union mu gushyiraho isoko rusange rya Afurika. Ahangaho uyu mugabo Pridance yahakuye mu by'ukuri noneho ikintu cyitwa ubudahangarwa ndetse n'ubushobozi buhambaye cyane mu bijyanye na politiki y'ifaranga ndetse no kuzamura ubukungu ku bihugu bimwe na bimwe byari byarazahajwe n'inzara biri mu murongo utukura. Arabizamura abishyira mu murongo w'umuhondo, akomeza kugira inama abaperezida ndetse n'abafasha babo kugira ngo nibura hagaragare umurongo w'icyatsi kibisi mu bihugu byari byaragiye bisigazwa inyuma mu majyambere. Uyu mugabo Pridance yagaragaje yuko mu by'ukuri afite umutwe utekereza kandi akoresha ubwonko cyane, ubwo yafatanyaga n'abandi baperezida ndetse banamushyira ku ruhembe rw'imbere kugira ngo atange inama z'uko ibihugu byari biri mu nzira mbi cyane, njyakuzimu cyangwa se njyabukene, byazahuka nabyo bikagira icyo bifasha ibindi bihugu byari biri mu nzira z'amajyambere. Muri uwo muryango yakomeje kugenda azamurwa mu ntera uko imyaka ishira, kugeza abaye umuyobozi w'umunyamabanga w'isoko rusange rya Afurika. Ibi ni ibigwi ndetse n'inamaranka yakomeje kugenda azamuka. Uyu mugabo agenda mu by'ukuri yanikira abandi babaga bangarijwe rimwe, akomeza kugenda azamurwa mu ntera, ni nako agirirwa n'icyizere mu gihugu cye cy'amavukiro urwa Gasabo. Uyu mugabo w'abana 2 yemeza ko uburere umwana ahabwa n'ababyeyi bushobora kugira ikintu bumufasha mu gutegura ejo hazaza he, kuko nawe haribwo bwamufashije kugera kuri uru rwego uyu munsi turi kubakusanyiriza ibyegeranyo. Ibinyamakuru byavuye hasi bikandika, abakorera ku mateleviziyo nabo bakavuga, abakorera ku maradiyo nabo bakandika, bagakomeza bavuga bati uyu mugabo Pridance ni umuntu mu by'ukuri waba warabashije kurwana urugamba rw'ubuzima hashingiye cyane cyane ku burezi ndetse n'uburere ababyeyi be bamuhaye kuva akivuka. Iyo yavukiye mu misozi miremire ya za Gicumbi, ariko akavamo intore yitari intoragura amayogi, akabamo umuhanga udahangarwa n'ibihe. Ati nagize amahirwe yo kuvuka papa ari umwarimu. Buriya iyo umubyeyi ari umwarimu ahera ku bana be by'umwihariko. Njyewe nakuze nzi ko kwiga bifite agaciro kandi nakuze nshaka gutera ikirenge mu cya data. Kuri ubu Sebahizi Pridance arangwa n'indangagaciro yo gukunda umurimo, kuko yemera ko izindi zose ziza zishimangiye iyo ngiyo yo gukunda umurimo. Ni umusiporutifu yateje imbere umukino wa handball. Sebahizi Pridance iyo atari mu nshingano z'akazi cyangwa se iyo atari mu biro, iyo atambaye amakositimu n'amakaruvati, akaba yanigirije amasaha ndetse n'ibindi bintu bigaragaza yuko ari umunyacyubahiro, umukinnyi mwiza wa handball, kuko yakinnye no mu ikipe ya kaminuza ndetse no mu bihe bitandukanye, akaba umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe rya handball mu Rwanda. Ati kera nari nzi ko ubuzima bwanjye bwose buzibera muri siporo, ariko hari n'ibyo ntari naramenye ko imbaraga zanjye mu by'ukuri zashobora, imbaraga z'umubiri
zidashobora kugeraho cyangwa se nshobora gukoresha ubwonko nkagera kuri byinshi. Nabaye umusiporutifu kuko nakinnye no mu ikipe ya kaminuza ndetse nabaye n'umuyobozi bwa mbere muri siporo. Muri 2004 kugeza 2005 yabaye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe rya handball. Muri 2005 kugeza muri 2008 aba umuyobozi ushinzwe umutungo, naho muri 2008 kugera muri 2010 aba perezida w'iryo shyirahamwe byeruye. Ni umugabo ufite ubuyobozi mu maboko ye, ni umugabo ufite ubuyobozi mu mutwe we, ndetse afite ibitekerezo by'abayobozi kuko ni mutarambirwa, ni mudacogora, ntabwo ajya reka kubahiriza inshingano kabone naho byaba bikomeye. Ni umugabo ubyuka saa 10 z'ijoro akabanza agakora korosi y'iminota 30, agakora pompaje zigera kuri 200, akazamuka kuri byuma bamwe bita za bare, agakora igituza rwose nubwo atabikorera kugira ngo azarinde utubari, ariko ni umugabo w'umunyabigwi koko. Yavuze ko hejuru ya handball akina na volleyball, football ndetse na basketball. Kuri siporo hiyongeraho gusoma ibitabo ku buryo kuri we uwo agira inama wese amubwira kujya anyuzamo agasoma ibitabo, by'umwihariko ibifite icyo byigisha ku iterambere ry'umuntu ku giti cye. Hari nayo mpamvu kuri DAMOUR TV show tunyuzamo aka kanya kugira ngo tubasomere bamwe mu bantu basomye ibitabo, bamwe mu bantu bagize amateka yagiye abasunikira ku bwenge biciye muri siporo ndetse n'ibitabo, biciye mu kumvira inama z'ababyeyi ndetse n'inyigisho n'uburere, biciye mu gukunda umurimo ndetse no kuba indaheranwa. Mistre Sebahizi Pridance yavuze ko ari inshuti y'abakiri bato, ndetse iyo muganira mu byo avuga cyane ni uburyo bwo gufasha urubyiruko gutera imbere ndetse no gutegura hazaza kure no kureba uko rwagira uruhare mu iterambere ry'igihugu ku buryo bwimbitse, kubera yuko abakiri bato nibo baragwa ba kino gihugu. Nitwe baragwa ba buno butaka, nitwebwe baragwa b'ibyiza. Yemeza ko gufasha urubyiruko bishobora kuba imbarutso y'ubukungu. Hari nayo mpamvu kuri we agaragaza ko hari indangagaciro zikwiye kuranga urubyiruko zirimo kudacika intege. Mu by'ukuri rero gucika intege cyangwa se kugivinga up birutwa no kudatangira. Hari nayo mpamvu abenshi bagiye basubizwa inyuma no gucika intege, bagiye basigwa inyuma kure nabo babaga baratangiriye rimwe. Reka mbabwire nti rero mukomeze mukore subscribe kugira ngo natwe tudasubira inyuma, ahubwo dukomeze kujya mbere. Ibiganiro byacu nakagaruka kandi nagahoraho. Ndabakunda cyane. Njyewe bategurira nkanabagezaho ibi byegeranyo by'ubwenge byabafasha kuva mu nzira njyabukene mukagana inzira njyabukire. Ni Lion DAMOUR 777 kuri mikoro. Kora subscribe, like, share na comment. Ubundi uduhe igitekerezo cyawe unandike muri munsi aho ngaho muri comment uti neguriye umutima wanjye kwiga. Ubundi wifatira ibyigwa, abatabifata cyangwa ababikerensa uzabasiga nta kabuza. Turabakunda cyane rero. Ciao ciao, hasta la vista. We love you so much.